Bite Fabri, Cyiza cyane. amakuru yaramutse. Kuzindutse se muri izi saa kumi n'ebyiri ugiye hehe? Mahoko. Hariya mu mujyi w'Amahoko hamwe na Gisenyi Rubavu. Ni byiza cyane, urugendo rwiza. Ariko mbere yuko ugenda, ngurange hari igitaramo ko nzi gukunda ibitaramo, ukunda n'indirimbo z'Abadventiste. Hariya rero ku ituro rya Gatagara haraguru y'ikigo cya gisirikari cya Bigogwe. Hari igitaramo cy'akataraboneka cya Chorale SANGA YESU yahariya ku ituro rya Kijote isengera ku Gatagara. Ngizafatira umuhanzi witwa BIZIMANA Jean Paul Yasanyukannyo. Icyo gitaramo uzagisiba. Rwose ntabwo nagisiba. Rwose nanjye uwo muhanzi ntabona namubonaho ngo aririmba neza. Nzaza twifatanyije kuri icyo gitaramo niyo kuri SANGA YESU y'urubyiruko ngirimba neza. Rwose uzandinde tuzanyuranye ku murenge wa Mudere tuzamuke n'akamoto k'icyatanu sibyo? Nose kukonze kwa inshuti zaje turi Gisenyi kugera ku Gatagara byabaranga icyatanu gusa. Abaturutse Musanze ni icyatanu wakatisha ugatanga 2500. Ubwo rero bazatuka Kigali wakongeraho nka 3 kanga 5500. Kaza kwirebera umuhanzi zigana Jean Paul Yasanyukannyo na Chorale SANGA YESU urubyiruko rurimba neza cyane, injyana zigezweho n'ubutumwa bwiza cyane. Mwabana mwebwe muzasiba tuzajyana, murakoze cyane, muzahamya kuririmba Yesu azabaha umugisha sibyo? Ubwo rero mwese tuzagenda sibyo, buri wese ku moto ye sibyo? Murakoze cyane. Dore igitaramo iki gitaramo kizabera ku ituro rya Gatagara SDA Church mu ntara y'ivugabutumwa ya KORA. Aha ni mu karere ka Nyabihu hari umupaka na Rubavu. Mwese rero ntimuzabure n'aharaguru mu Gatagara SDA Church uturutse Musanze nuko agenda ibihumbi bitarenze 2500 cyangwa se 2. Uturutse Rubavu Mahoko ntarenze icyatanu. Mwese rero ntimuzabura ahantu, ntimuzasibe cyangwa ngo mukeregwe. Kuzahabura n'igihombo gikomeye cyane. Muzatwirebere Chorale SANGA YESU urubyiruko ya Kijote n'umuhanzi BIZIMANA Jean Paul Yasanyukannyo uzaje kubafasha. Mwese rero ntimuzabure, ndabaratse muzaze nyamuneka muri benshi. Kwinjira n'ubuntu. Zaburi 150. Ngiyo SANGA YESU kwaya Kijote SDA Church ndabaruhura mu by'umwuka no mu by'umubiri nimuze mwese ngenda baruhura. Yarabidusezeranije ntabwo azivuguruza n'ubunyakuri. Amen rwose. Karibu mu gitaramo, ni kwa muganga adukize Yesu.